zose ndi umukozi w'Imana oya ibyo ukozi bwe reka tubireke reka ndi umunyarwanda ukeneye ubuzima ariko nibishaka Theogene mumwirinde adui mubaya sana uriya n'umwanzi bubi mwisi y'umwuka wera n'umwanzi w'ijambo ry'Imana n'umwanzi w'abakozi b'Imana uriya si umukristo habwo ni shitani yizerera gusa barike babiri gusa iyo ari ibintu wari wabishize kuri chano yawe ari guhita izamuka ndakwemerere gahunda urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuza urubange mba nirinze kuvuga nk'icecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye twoze ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize so umuntu se barabona riri kwitameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza turatubwizanya ukuri abari n'abategarugori nabo kubahwa nabo guhabwa agaciro ngo ntabwo ari ibuyu ngo itamereka ngo ntabwo ari ibuye ridasaduka ngo nohe ngo naguha uzamubenu ngo uzasature wagiuka benu urumva bwa buraya yimitse niko ahamagara abantu kubasengera ahubwo uyu mudamu uwamaye amakuru baturanye yambwiye atumva nkubwire atafite umudamu wo kwihangana atari igihe umudamu ava ku gitanda hakaza umuntu akabwita mushikiwe atari mushikiwe ngo araramusengera nibishaka Theogene uriya uramuvumye n'amatakirango yo kugira ngo asohoke nibyo reka tubyakire ariko sinako kuri hanyuma rosasa uyu mugabo kujya kuri kamera akavuga ko nta mugore afite wabyumvise muvunye ndakumva ngiye kuronka nubwo uyu mugore batasezeranye ariko byibuza abana n'abantu wabyumvise umuhanuzi umukristo ufite agakiza abana n'umugore batarasezeranye mu nzu iyo ni ikosa muri Bibiliya no mu myizerere ariko si ikosa muri leta no mu gihugu ni ikosa iriye kosa none se leta kukiya oya leta umugore yujuje imyaka banza wumve se leta kukihamagara abantu babana batarasezeranye ngo bajye gusezerana mu kumira amakimbirana azabaho ndi umukozi w'Imana oya ibyo ukozi bwe reka tubireke reka ndi umunyarwanda ukeneye ubuzima ariko nibishaka Theogene mumwirinde adui mubaya sana uriya n'umwanzi bubi mwisi y'umwuka wera n'umwanzi w'ijambo ry'Imana n'umwanzi w'abakozi b'Imana uriya si umukristo habwo ni shitani yizerera gusa barike babiri gusa iyo ari ibintu wari wabishize kuri chano yawe ari guhita izamuka ndakwemerere gahunda urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuza urubange mba nirinze kuvuga nk'icecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye twoze ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize so umuntu se barabona riri kwitameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza turatubwizanya ukuri abari n'abategarugori nabo kubahwa nabo guhabwa agaciro ngo ntabwo ari ibuyu ngo itamereka ngo ntabwo ari ibuye ridasaduka ngo nohe ngo naguha uzamubenu ngo uzasature wagiuka benu urumva bwa buraya yimitse niko ahamagara abantu kubasengera ahubwo uyu mudamu uwamaye amakuru baturanye yambwiye atumva nkubwire atafite umudamu wo kwihangana atari igihe umudamu ava ku gitanda hakaza umuntu akabwita mushikiwe atari mushikiwe ngo araramusengera
nibishaka Theogene uriya Uramuvumye kubera yuko abaje kwesikoroka no kwiba no gukubita Gatarina kuri za kamera bagakubita buriya no Gatarina ntabwo ari inzugi zikinze gusa ntabwo ari inzugi zo kumazu no kuri kamera harimo abagabo bitwa abahanuzi bo muri ADPR b'ibinyoma badaheruka mu rusengero batazwi n'abapasteri babarimu babo batabazi n'abakristo batabazi bakaza bagatera Gatarina kuri za kamera. Ibyo bintu ndimo ndabibabwira kandi ndi serious. Nibishaka rero numwe mu bantu baje gutera Gatarina zo kwiba abanyarwanda no kwiba abadiaspora b'impumyi basinziriye abumvisha ko ari umuhanuzi kandi atarigeze ahanura ko n'igikeri kiri bupfe byibuza ngo n'igikeri cyipfishe kigwe mu mazi. Ibi bintu ndimo ndabivuga ndi mu Rwanda sinshobora guhunga igihugu ndi mu Rwanda uwari we wese wabimbaza nzabisubiramo aho ndetse yari yafashwe atangaza aregwa icyaha cyo gutangaza ibihuha. Ibyo ntiyanabiretse ndacyamukomeza. Aho mumanukure uyu mutipe Rwema we yamwise imbobo yabwise imbobo yabise imbobo bari abagabo oya genda iti byanjye ntabwo ndibuvuga ibya Rwema oya ushaka kumwita ko jewe ndaza nkanjye naje nkanjye ndashaka kuvuga nkanjye unamwita ukwawe. Uyu munsi wa none ni keshi havuzwe ko hari abantu basambanira kuri za telefone za video call na za WhatsApp call basambana gutyo ze banzu tega amatwi unyumve ntega amatwi unyumve neza ndayateze rwose tega amatwi unyumve neza nibishaka Theogene numwe muri aba ngaba ngaho muvunyi ibyo mvuga ariko arabyumva cyane Murabyumva nawugurikiye kabisa. Uyu munsi wa none nibishaka Theogene amaze gufatwa yafashwe afite umudamu babana n'uyu munsi wa none baracyari kumwe afite umugore ariko kuri kamera azavuga ko nta mugore agira Kandi amufite bizi. kandi afite umugore bizwi. Uyu mudamu ntabwo ndibuvuga amazina yiwe ndayihorera kuko ni umudamu we kuko uyu mudamu ntabwo ari muri social media ariko birababaje kumva ko umuntu yatunga umugore mu nzu babana akaza kuri social media akavuga ngo yaradivorosheje ndi umusore ndi single kandi afite umugore babana. Uyu mugore iwabo ni Rulindo yabyaye umwana bafite umwana ufite ubumuga. Uyu mwana abakwa nyirabukwe wa nibishaka Theogene Rulindo ariko umugore wa nibishaka ari mu rugo ibatsinda. No kuvuga ngo uwo mwana ufite ubumuga niwe nibishaka Theogene yabyanye n'uwo mugore. Ari Rulindo ari ngo kwa nyirabukwe ya Theogene tandukanye na nibishaka nibyo koko baratandukanye. We turamuvuga yitwa Dorothea atuye mu Gatenga ka Kicukiro. Abo bana hari mu minsi mikuru bari baje gusura papa kugira ngo papa abari kumwe n'abana mu minsi mikuru. Anabaye iminsi mikuru baryaho kaboga. Hari rero yagiye imbere y'umucamanza akirizariza mu rukiko Kibagabaga ngo abana babayeho nabi ngo yabajagije ku muntu wapi n'ukubeshya abana babaga kwa nyina Dorothea mu Gatenga. Hanyuma uyu mudamu yasigaye muri urwo rugo hari batsinda uragenda ukazamuka ukanyura kuri ADPR batsinda ugatambika magahanda kanyura imbere y'urusengero rwitwa Cornerstone ugatambika ukagenda ukagera ku biro by'umudugudu kuntu ukahita umanukamo kwe pembeni buryo pembeni kwa G système technique rero ni uwo mugore oya nibishaka ni hakodesha n'umudamu barabana mu nzu umugore n'umugabo ariko bitebya nta mugore afite buretse se naje sindaza ngo ngere mu gahunga kabarashi sindaza ngo ngere ibusoraho nibishaka yarafungiye turacyari i Kigali turacyari i Kigali ntabwo turambuka urabyumva neza ndagira ngo duce akajagari
ariko buriyo tuza guhera hirya iriya tukajya tuzamuka kugeza aho turi buze kugera ku kinyoma gihari uyu munsi oya nibishaka vuka mu kawunga kabarasha mu karere ka Burera kari gusebya akarere ka ibyo mudugudu n'isibo byo tubyiho ntabwo bitureba n'amazina mama wenda yaza ariko sinshaka kuyavuga ntabwo ari ngombwa ntabwo muri social media ko nawe wayashatse koro murabyumva neza hari kamera imwe numvise gahunda oya komeza nuko nyine oya arahari nuko batiri baba bahinduranya hanyuma rero sasa nibishaka yatangaje ko yabaye umukristo wa ADPR CGM ntabwo yabayeho yarafite bashiki be kwa nyina wabo babaga CGM ahubwo yajyaga kubasura gusa bisanzwe kuko bari baturanye na ADPR CGM icyo kintu mwacyumvise cyane ibyo nabyo byari ikinyoma byuko yabaye umukristo wa ADPR CGM ibi mbabwira niko kuri mugabo siko numva ibintu byinshi byubakitse ku kinyoma ibintu nababwiye ngo nibishaka yaje gutera Gatarina yateye Gatarina muri social media ariko twebwe tuba muri iki kibuga ntabwo ibyo tuzabyemera ariko mbere yuko dukomeza hari ibintu tutakwemera mbere yuko dukomeza ndaje babwira turajya n'uburyo yatandukanye na nepo w'umusaraba kujya duce muri twe tuntu reka twenge tuve kuri kara kantu wavuze akahe kuza kuri kamera kavuga kadafite umugore nibyo biganisha kugira ngo nabo bajya basambana nawe kuri telefone reka mfata telefone irimo Bibiliya kuko birasinagendanye muri iki kiganiro fati yawe nta kibazo yanjye nta Bibiliya bamwe yewe nzamuye ikiganza cy'iburyo muri iyi telefone harimo Bibiliya ijambo ry'Imana muhaguruke muve hano mujye batsinda muri Muhororo nimusanga nibishaka datunze umugore babana mu nzu uvuka Rurindo umwana birurindo kwa mama w'umugore Korode ndaba ndi umusazi uzaze nzitwa izina bitaga abasazi mu minsi yashize nzenguruke nambaye ubusa ntambaye ipantaro ipipi biri hanze nta kibazo twikomereze koro twikomereze mwabyumvise neza yakoze umushinga wo kwiba abantu azana ubwesikoro n'uburiganya bwo kwiba abantu aza yitwaje Bibiliya bya bisambo byitwiye bikemu igeze kuvuga ngo hari bisambo byitwaza Bibiliya kuri kamera uyu nibishaka rero ni umwe mu bisambo byitwaza Bibiliya azajya kundega katari gisambo se oya nyirankabi azagenda atanga ikirego azajye kundega nyirankabi azatanga ikirego azajye sha nukuri kw'Imana nyirankabi uzagenda undega aho ushaka kubita inkonji muzakomeze mwiba abantu turi murabyumva neza oya dukomeze n'inzira ariko reka mbabwize ukuri nturakare cyane tuyatubwize nyukuri Karidinari Kambanda Antoine azitwa Karidinari nibishaka yitwa ngo numuvuga butumwa ntambara Satadinoseni azitwa Patrick w'urusengero rwa Successful impe ziza zitwe nuzi tuyatubwize nyukuri ba Potter Minyoni ba Potter gitwaza ba Pastor Rutayisire abakozi b'Imana barahari ba Bishop Samedi muri Amerika habona abakozi b'Imana tuza ba Pastor Korode oya nanjye ndi ubwo sindaza urabyumva neza sindaza ndi pastor ariko harabo tureba icyitegererezo harabatubanjirije hari birenge by'abakuru tugomba kuba bamugisha Gerard buraje nubwo mubona kuri kamera mumubona kuri kamera ariko haruko abayeho hanze nyuma ya kamera haruko abayeho Korode haruko mbayeho icyo ashaka kuvuga rero ni giki kandi babwiza ukuri mwaba kameramani mwe mwayitubi canumwe mwamenyereje ibisambo mukamenyereza amabandi yitwaza Gatarina agatera Gatarina kuri za kamera kubita uko byakubabaje cyane byambabaje uzi kuvuga ntabwo ndagira ku ngingo ubwo nyiraho nari kuvuga ngo baza uve igitsina gore mu Rwanda umutegarugori mu Rwanda nabo kubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko n'umudamu mukabarisa Donatira honorable udutorera amategeko abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abadamu abaministiri b'abadamu barubashwe madamu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame arubashwe ubuse baramuwe nanjye kuvuga ibintu bikomeye ahubwo iriya ngegeri ya mpehe kuki batayifata ngo bayitware urita umugore nubwo umugabo yapfuye ngo ni beni bamubenure wakintuwe turatubwizanya ukuri abari n'abategarugori nabo kubahwa
nabo guhabwa agaciro ngo ntabwo ari ibuyu ngo itamereka ngo ntabwo ari ibuye ridasaduka ngo nohe ngo naguha uzamubenu ngo uzasature wajya ukabenu urumva bwa buraya yimitse niko ahamagara abantu kubasengera ahubwo uyu mudamu uwamaye amakuru baturanye yambwiye atumva nkubwire atafite umudamu wo kwihangana atari igihe umudamu ava ku gitanda hakaza umuntu akabwita mushiki we atari mushiki we ngo araramusengera nibishaka Theogene uriya uramuvumye ndi umukozi w'Imana oya ibyo ukozi bwe barareka tubireke reka ndi umunyarwanda ukeneye ubuzima ariko nibishaka Theogene mumwirinde aduyi mubaya sana uriya n'umwanzi bubi mwisi y'umwuka wera n'umwanzi w'ijambo ry'Imana n'umwanzi w'abakozi b'Imana uriya si umukristo habwo ni shitani yizerera gusa urumva we arafata abakozi b'Imana uyu munsi wa none hari uko tubayeho hari uko tugenda yewe umva babwire ngo muri kumokada uyu mugabo none se arafata pastor twari utasira avuze kuri uriya mudamu ubu nawe aramuka yamwise umumutsi ngo muri kumoka Jihad ubu yaramutse Korode yaramutse Brian yaramutse Pastor Saturday yaramutse ntambara inosa bamutabazi baramutse Isimbi TV abo ku Isimbi baramutse abo kuri hehe baramutse ba Pastor Ima baramutse nuvuga ngo abavuze bose bahagaranye n'uriya mudamu mu kibazo cy'uko ari umupfakazi mu yandi magambo yatwitse imbwa zimuka tugende gakeya rero sasa aho buretse ndacyaza ngo tugeze ishorongi ntiturahagera nibishaka Theogene avuga ko afite imyaka irenga 40 ariko nibishaka Theogene ari hagati y'imyaka 36 na 37 mukuru we bavukana utuye Kanombe yavutse muri 85 ubwo ni imyaka ingahe mugwe na gatanu ubwo ni imyaka 38 inani gatanu 38 yego basi ubwo nibishaka ari muri 35 cyane ni 6 ayo namba kuru gefite mbanakuye na makuru mbanakuye ahantu technique diru systeme kwaje kandi abantu mwihangane abakunzi b'ibinyoma mwihangane ibyo binyoma byanyu mwihangane abakunzi b'umusaraba bakunda ukuri giye Korode mvuga ukuri nimwe na rimwe muzabona mvugira hejuru bitewe n'agahinda mbanagize ngira umubabaro n'agahinda nkumva narira cyambere umuntu wese uribuze kureba kino kiganiro araza guhita yibaza ati Korode ubundi niki cyamuteye guhaguruka ngavuge ngo ngiye gushaka aya makuru inyungu yarabifite mo zari zihe nta kibazo turahagira nibishaka Theogene ya muzi ko yavuga ibintu byinshi bitandukanye ku Musaraba TV no kuri Zaburi nshya President yamwakiragazi ko yakiriye umuhanuzi atazi ko yakiriye impyisi bihehe mahuma ngwiki reka ye uriya jewe nahaye voice Brazil ndamubwira nti tumira uyu muhanuzi wawe agaruke aravuga ati ye baba we voice nayo muhaye Brazil wazabushye ntabwo nari kugenda ntamuhaye voice n'ukuri kw'Imana nari kuba nkoza amakosa iyi voice nayo yahaye Brazil aravuga ati reka nabivuyemo oya urumva nawe yumiwe yaguye mu kantu hanyuma rero nibishaka tekinike ziwe nyuma yuko mbere yuko aza kuri kamera ashakana n'uyu mudamu Dorothea baza cyari bagiye bahostinze kuruze ibwatenga amushaka yahishije ababyeyi aragenda yishakira abandi babyeyi barabahisha murabona urusengero rwa ne peri ni anglikani hano kuri uyu muhanda usa nuzamu kujya Burarirwa Sonatibe hepfo yego na anglikani ni uzamukiye kuri Rwanda rwa Super uzamuka kujya kuri Burarirwa hariya rero niho gahunda za teknikiwe zose urusengero ni hariya asezerana n'umudamu batandukanye Dorothea yamubwiraga ko n'ababyeyi agira kandi nibishaka Theogene afite mama we uba mu Burera
ubwo uvuze ko yanje kuzana umukecuru wo hirgiriya bango yigize imfubyi yatekenitse n'umudamu wakoraga mu bintu bya declaration niba ari muri declaration he wabaga sonatibe bakora technique diru zose barazuzuza zose zijya hariya ibihimbano gatarina bya bindi bivanzemo na za gatarina z'ubujura gatarina zo kubesha nkizo yazanye kuri za kamera none mama we ntago yatashye ubukwe cyangwa yarahari ariko ntiyamenyekana baza uve ubwo urumva bategura ubukwe nta mubyeyi yagaragazaga ko afite no ku gihe cy'ubukwe butaha umubyeyi yaraje mama we yaraje umubyeyi umubyara mu bahawe kado urabona umubyeyi ababyeyi b'umuntu bahabwa impano impano n'ibishaka yazijyanye mu bandi babyeyi batari ababyeyi be umubyeyi wataha gutyo byo n'ubutinde ariko byo n'ubutinde icyo kintu mwacyumvise neza icyo kintu mwacyumvise neza noneho rero sasa nibishanaje noneho kuko ugifungurwa nirinze kukuvugaho naracecetse ndirinda ariko kuva waza kuri mama Pasiteri madamu wa Assia umugore wa nyakwigendera Theogene sha ndakuziye umva rero sasa nyuma yuko afashwe nibishaka yafatiwe muri etaje kwa Rubangura mwabyumvise neza aho ngaho umukandara mbese bati we simama hapo haleluya zope wabyumvise neza tekinike umuhungu ayo namba kuru twifitiye yego nibishaka yerekezwa station ya Kimihurura nyuma y'iminsi mike nyine urumva ashyikirijwe ubushinjacyaha agira usororo ageze kuri station ya Rusoro na polisi hahuriye abagore babiri amakuru nifitiye umugore wa nibishaka babanaga mu rugo n'ubu bakiri kumwe ari buvukira urindo Tom utukuntu utari inzobe agakara mbese mu yandi magambo gahura system igikara nk'icyayize Cyera mwabyumvise Cyera bamurebere ari hano batajya ngo ntari kiranukira hari hanyuma rosasa mukuru we utuye Kanombe arahagera umudamu witwa Dorothea nawe arahagera umugore nibishaka babanaga n'ubu bakibana nawe arahagera apolisi barabaza bati nibishaka Theogene muri aba bagore bose umugore wawe ni uwuhe aha mu byumva ukuntu ari ibandi rya danje aravuga ati muri aba bose nta mugore wanjye urimo icyakoze uyuwe uriya twarabyaranye uwo batandukanye wabyumvise bati none suriya we baturiya ntabwo ari umugore wanjye kuko urumva muntuze mwibazwa muri statement handitse ko nta mugore agira ubwo tayari yo yanga ngo akavuga ko amufite byari guhita bisubira iruto numva ko ngo umugambi wazo umuhungu arategura nyine wumvise ko yabwiye Noheri muhungu wanjye uzi gutegura urumva bajya bategura na tekinike zabo noneho arangije ahita abwira abapolisi atahubwo ni mumboriza icyo kigabo kiri aho ngaho mukimbariza amafaranga yanjye cyanyambuye ubwo aravuga mukuru we bavukana kandi uyu mukuru we mu rubanza hose yabaga ariyo kibagabaga hariye kese yari imuzanye itandukanye niyo mugabo ariko azatangira kuvuga ngo mumbarize icyaha nta n'igicera makuru nakiriye naturuye yaturutse Rusororo urumva harayibatsinda harayikano harayibatsinda haraya Rusororo haraya Burera haraya Sajemu haraya Sonatibe haraya tekinike gasanze byose urumva byarangiye komanda wa polisi station ya Rusororo aramaza ngo ariko se uri umufungu urafunzwe ni gute uyu mugabo se murabana atoya atahubwo yanyambuye amafaranga yanjye ati mfatwa ni wari ufite amafaranga umugabo ati afatwa ni murumuna wanjye tuvukana kwa papa na mama ni mumuwaze statement se yitwa nde nyina yitwa nde nyina wa nibishaka niwe mama wanjye papa wa nibishaka Theogene niwe papa wanjye uyu mugabo ya ati simfite byinshi namuvugaho anafatwa sinari impari icyakoze twaravuganaga nka murumuna wanjye ariko nagiye mugira inama ke ayo amagambo nakuye Rusororo ati namugiriye inama keshi ngabivemo ati nkamubwira ko ibintu arimo arakora bigize ibyaha ati nibishaka n'umuntu wishyira mu birere
ni umuntu wiyemera akivugisha indimi kandi atarize ataranazitoraguye n'ahantu byibuza akazivuga zicuritse agafata ibintu byo ku gasozi akabijyana mu bishokoro agafata ibishokoro akaba ari byo shyira mu kanwa arangiza akivugisha indimi ziraho zidashinga zitabyina ati mbabwije ukuri umva bakuru ko nahawe rero y'Irusororo ati jewe mbarizwa mu murenge wa Kanombe uyu mugabo yabarizwaga mu murenge wa Kinyinya aho iti batsinda muri Kagugu ayo mafaranga yampereye ni mubazi uyu mugore we babana bateso ni umugore ko yavuze ko namugore ati uyu umugore we nabyo visa neza abantu niba yarakubeshe nibishaka ngazagushaka menya ko nibishaka afite umugore babana ari mu rugo barabana yafashwe afite umugore n'abana bani bishaka umugore mukuru bari bahari baje kurya iminsi mwibuke ko yafashwe kuri 20 niba ari na 7 na 27 na 6 gutyo nyuma ya Noheli abana bari baje kwa dadi kwa papa mwabyumvise neza arangije azana ibintu by'ubwesikoro mu rukiko yego yaramirengere aravuga ati nyakubahwa mucamanza president abana banje abana bariga mwabyumvise neza ufati abandi bana bariga atari ko abanje ntibiga none se nibishaka ubarihira minivare ryari urumva reka tumunywera amazi urumva jewe rero reka mbabwire abantu batari burebe iki kiganiro bari bukirebe ntibazaha agaciro ibyo navuze nimugwa mu rwobo rwani reka maze some ndashaka gusomera icyo bita ivanjiri umugabo witwa Nibishaka Theogene kubera yuko yuri igiti kiturirwa yavuze ibitavugwa muri iki kibuga soma Imana irahari ntihari Imana irahari ifite irakora ntikora irashoboye ntishoboye ndashaka kwereka Nibishaka Theogene abo yahaye iminsi yo kubaho muri iki kibuga we niwe ugiye kugisezeramo atongera kuvuga Imana ifite PS umva ro sasa komanda wa station ya Rusororo akemura ikibazo cyane Nibishaka na mukuru we aravuga ati ikimenyetso kitwemeza ko mukuru wawe wamubikije amafaranga kavuze kaba muri Kanombe ko uba muri Kinyinya wayamuhaye ryari basanga ni ukwihakana umuryango kuko yari yagaragaje ko nta muntu afite wamugeraho agaragaza ko nta mukuru we bavukana agaragaza ko nta murumuna we agaragaza ko nta mushiki we agaragaza ko nta mugore kwari ukugira ngo agaragaze ibimwaro kuri station ya Ribu na polisi Rusororo uwo muteka mutwe oya ariko subwa yatetse mutwara asubwo umuntu yakananye na se yakana mukuru we iyo abantu bagira baratekereza mutwe ubwo turamwita umuteka mutwe turamwita iki hari amajambo abiri hari umupfapfa cyangwa umupfayongo kimwe muri ibyo ngibyo umupfapfa cyangwa umupfayongo ubwo muri ayo yose ni irihe ngo hari umupfayongo ko umuntu yakana umubyeyi urumva yihakana mukuru we bavukana mukuru we kwa se na nyina bavukana icyo kintu nacyumvise ndacyumva cyane noneho uyu mudamu wa Nibishaka ni ndawe wazaniraga Nibishaka imyambaro kuri station ya Ribu aho yabagafungiye agatwara imyambaro mibi akazana indi myambaro myiza kubera ko yateganyaga ngo azajya mu rukiko azajya pune parike azagira gute ibintu nk'ibyo yihakana umugore babana Nibishaka Theogene wameshe kamwe banzuze wihane ukubita ibipfukamiro hasi muri social media uvuga ati ba Kristo bavandimwe banyarwandakazi nahimba himbye nzana gatari na y'ururimi na Bibiliya nza kwiba abantu kuri Bibiliya nkoresheje Bibiliya abantu bazakuhimba bazi ahubwo yasaba imbabazi ari yafasheho yasaba imbabazi ari yafasheho afasheho kuko ubwo nyine yasuzuguje izina ry'Imana aho ngaho nyine urumva ibyo yakoze Nibishaka si ibintu by'abantu bazima urumva ikindi nizange ntago numva ikosa yakoze iriki ikosa yakoze niri kuba yaraje akivugira kandi nimwe manywe nibyo arimo kuvuga ariko mama pasiteri banza mama pasiteri ngo umustature aho turahagera ikosa niri kuri iyo audio ikosa niri kuri iyo audio
ngeri ryo ndikunaho cyane ariko ndimo nibaza mbere yuko odiyo nta nubwo imaze iminsi izotse kandi numva ko mwebwe baza wumve pastor kora kinari kuvuga cyambere mbere na mbere cyo numva cyambere nico katavuze yavuze ko adafite umugore kugira ubugabo n'abadiaspora n'abaki ngo none se barasezeranye se wowe jobundi watubwira ko umuntu mutari mwasezeranye atari umugore we noneho baza wumve rero sasa noneho ni ndaje ubwo uramwita iki uramwita iki ko afite umugore babana mu jambo ruvuze neza kugira muvunja ryo ntabwo yararyumvise nibishaka afite umugore we ntago afite umugore nyine baza babana ni fiance we afite fiance we none se iwabo umugore kari rurindo ni kwa nibishaka mu nzu biterwa n'icyo bahise icyo gihe byitwa cyarimo kubanza kumenyera ntago barebe ko bizavamo muvunyi none se cyereka kuri mwebwe umukristo yumva avance ariko bakristo bavani ngo muvunyi ibyo avuga ni nk'ubyakire kenshi muvunyi ni umusilamu kandi abasilamu batunga abagore benshi muvunyi hasi nababajije ikosa yakoze ni iri nuko asambanya no kuri telefone ngo kuri telefone kuri banza wumve ikosa rya mbere rihari kwihakana umuvandimwe ko nta muvandimwe agira kandi amufite kwihakana ko nta muntu babana mu rugo kw'inzu iri yonyine ko abana yabacumbikishije ahantu kandi abana bafite nyina wababyaye n'ubundi bari basanzwe bafite nyina yabeshye ubugenza yabeshye ubutabera wabyumvise neza ibyo rero yenda n'amatakirango yo kugira ngo asohoke nibyo reka tubyakire ariko sida ko kuri hanyuma rero sasa uyu mugabo kujya kuri kamera akavuga ko nta mugore afite wabyumvise muvunyi ndakumva ngiye kuronka nubwo uyu mugore batasezeranye ariko byibuza abana n'abantu wabyumvise umuhanuzi umukristo ufite agakiza abana n'umugore batarasezeranye mu nzu iyo ni ikosa muri Bibiliya no mu myizerere ariko si ikosa muri leta no mu gihugu ni ikosa iriye kosa none se leta kukiya oya leta umugore yujuje imyaka banza wumve se leta kukihamagarira abantu babana batarasezeranye ngo bajye gusezerana mu kumira amakimbirana azabaho kurengera inyungu z'umwana noneho ariko najya ngo umenyere ko atari ikosa bari umva umuntu wahanwe unuka abana n'undi batarasezeranye banza wumve muvunyi uyu munsi wa none nibishaka natereta umukobwa w'abandi wamubonye kuri kamera ko nibishaka nta mugore agira nta muntu babana w'umugore mu nzu none se undi wa mukobwa uzajya kumwemerera atabanje kumugenzura ngo amumenye uwo mukobwa we ni nyabaki baza wumve hanyuma natereta umwana w'abandi akarambagiza umugore w'abandi iyo tubuze umwana n'uw'imyaka 30 na 40 na 50 turamwita umwana w'abandi wabyumvise uwazizeza ko nta mugore afite kandi afite uwo babana mu nzu ejo bizitwa iki akaba yakimuka akiyanza ari inkodeshanyo akaba yakimuka akajya gukodesha ahandi akagaragariza abawundi uzi ikintu babafatisha mba ahantu hatameze neza nkodesheje inzu nkajya gutura Kimironko nkajya gutura ku Kacyiru nkajya gutura Nyamata ya Bugesera muri amazu meza arimo arubakwa ibintu nk'ibyo agasiga wa wundi yakuye iwabo babyaranye wa mwana ufite ubumuga ubirurindo ibi bintu tubisigasire tubyorose tubisasire tubyorose tubitere parufe bihumure hanyuma tuvuge ngo umuhanuzi araje kwesikoruka abantu kuri za kamera aje kwita umuhanuzi ari kumpumuye nk'isaha cya mu gitondo ibwira abantu ko bukeye none se kureka ngo baza kabaza gatatu tukiraho ngaho ubuvugizi bwa DPR ubuvugizi bwa DPR nibwo bwahagurutse buvati ya mbere yo kurwanya umuntu kubera ko yigize umuhanuzi atari we jewe nanjye ubwanjye ndabyemerewe mu myizerere yanjye umukozi w'Imana muzima nawe wemerewe wa mugani nanjye ndabyemerewe baza ejo zamusange mu rusengero rwa data wambyaje ubutumwa bwiza ntambara Saturday zisanga ahagaze ku gatuti nzikabana n'umugore mu nzu avuga ati atangira avuga ati nta mugore afite ejo za we muvunyi ibyo bintu byitondere muvunyi itonde nitona zikigiye nimo ndakubaza rega ngira nshaka ibintu ko tubimenya kandi bifite proof bifatika nyine banza wumve jewe radio nivugira cyane nagukunda umuntu guca mu ijambo abantu bihanganye yego ukuri kwanje bakwakire nk'ukuri kwanje werega ibyo uvuga no suka tarukuri banza wumve ahubwo je ndimo ndabona niba pastor banza wumve niba pastor ndayizeye izayiwa umuyobozi umushumba wa DPR mukuru ataje gusubizanya na nibishaka Theogene
jewe ndahari nka pasiteri umuntu usanga ujya no kuri YouTube byanze kunze ugomba kumusubiza urabyumva niba ntambara sata da potere adafite uburenganzira busubiza nibishaka jewe uba muri YouTube ufite uburenganzira bumusubiza bumwereka ko ari mwarabeshya rubanda ko ari mwaresikoro ari mwari ibisi ari mwarababeshya ikimenyetso ndi bubahe kindi nibishaka yinjira kuri YouTube channel yagenye ikiganiro n'umunyamakuru w'Impanuro TV witwa Damuru aramaza tese tugufunguriye channel ati Imana ntabwo yanyemerera Imana ntiyanyemereye channel sinzigira afungura channel uyu munsi wa none afite iyo bita iriba ry'abera ndanayamamaje wabyumvise neza yaranayiguze ayigura amafaranga channel wabyumvise neza kandi yari yaravuze mu isi yose bakurikirana ibiganiro yaravuze ngo ntabwo Imana yamutumye gufungura channel nta kamera ntaki none uyu munsi wa none twamubonye umunsi umwe ari kure mwe na nepo musaraba ati ibi byose berekana mashini ati binimwe mwabikoze harabura kamera harabura internet inzu y'ibihumbi 200 yo kujya nsengeramo abantu we muzagene babarongore ntimuzaze murango babandi bize gute none bazaba benura niba muri imodoka babenura byanyobeye ngo nugusatura ngo nukubenura ngaho mumbwira uwo muhanuzi ubenura abantu babenura hari imodoka zitwa ben izi modoka z'amabeni zibenura ibishingwe muri Nduba hariya Induba mu bishingwe zibenura imicanga zibenura amabuye zibenura hariya ku kibuga cy'indege barimo rubaka no mu mazu atandukanye abantu bagenda bubaka habamo imodoka z'amabeni fuso ben zibenura none barashaka kubenura mama pasiteri wa Assia uwo muntu mwita umuhanuzi uwo muhanuzi wanyu abahanurira ibiki so muvu nshobora tugerera no kuri audio twumvise nshobora tuyisesenguremo gake mbere na mbere ndegora kuri iki kintu kimwe ako cyo kivuzo cyo kumoka cyo ubwo wakivuzo bati mukomeze bamoke ugende mu bintu nawe uri muramoka mubamotse nawe yakwise kuri umumotsi mbayeyo we aragira subiza audio yumva aho bana muvunya ariko Noheri muhungu wanje Noheri muhungu wanje urabizi ko nkwemera bareke bamoke bareke babire naguha uzamubenure unamutikure amutikure iki amutikure icyuma amutikure amutikure igitsina so nashaka kuvuga nti rero sasa ibi ngibi ntibigize ibyaha urumva kuko wafata umubyeyi nkuri mama Assia ukamugera nko kumwita indaherega ntibigize ibyaha bibi umva ni nko kugira Reka ntabwo ari inkoko ntabwo ari inkoko icyaha cyitwa icyaha nta nubwo kigora urabyumva neza byonyine no gutukana yamututse ngo iki se ariko ko Reka yambyanije tubwire yamututse ngo iki mu mategeko ntago banariza ahubwo mwebwe murimo muramutuka murimo murakora icyaha ikigize iki murimo murakora ibigize icyaha dutuka nde dutuka n'ibishaka Theogene sama kutuzi bazusanga kutuzi n'ibishaka Theogene ngenda no kugeza iyi saha ndimo ndashaka ikosa yakoze ntaribuze none se kuri umusilamu warikura hehe nyine wowe kuri umusilamu wowe uri umusilamu abasilamu bera imbere abagore 1 2 3 4 5 6 urumva umusilamu ni umugatolika urumva none horo sasa muvu kufite umugore wawe uramubenura ntago bibaho uramutikura ntago bibaho ntago ibyo bibaho ntago umugore wanjye ibyo ngibyo ndazi none se utumva ni igiki nibishaka ashyigikiye ubusambanyi cyangwa nta bushyigikiye oya kubushyigikira arabushigikiye kubushyigikira arabushigikiye bivuze ko yamutoje ushaka gutoza Noheri byese akose Noheri nayo ko numvise nawe bikaze nawe icyabarakaje ni iki hagata icyaturakaje no gufata umubyeyi wiyubashye nibishaka yaje abeshya abantu kuri za kamera ababwira ko ari umuhanuzi w'Imana kandi uyu munsi wa none harya buri ufasha amata ufashe ikirahure cy'amata ugafata icyayi kirangi ugasuka muri ya mata bihinduka iki yabihindutse icyayi gikomeye ahubwo yabihindutse icyayi gikomeye icyayi gikomeye none si Imana ko ari Imana yera ni Imana yirabura
reka mwebwe nanuba ndimo gushaka kubaza gera ngo mwari mwahangere mbere yuko iwodiza nibishaka Theogene mwamushinjaga iki mbere yuko iwodiza nibishaka Theogene ibyo twari tuzi ko ari umwesikoro mwarabuze ikimenyetso ikimenyetso tayari ikimenyetso kirabonetse ikindi cya kabiri nibishaka mbere yuko iwodiza abagore baje kuri kamera bazana abana bani bishaka Theogene ba Cyera yanahamagaye nibishaka Theogene ari mu kiganiro n'umugore wa nibishaka Theogene umugore w'Irwamagana umwana mutoke ukiri na muto cyane undi mugore kandi yego undi mugore w'Irwamagana yego uyu mugabo ni mumwuriye none aho bigeze ndumva nanjye umugore ngo witwa Byukusenge Alice yego nuwo nguwo nundi wa gatatu kandi ugiye mu bandi mbo kubyara nta utarabyaye yego kubyara si icyaha gihari no guhakana icyo wabyaye cyane kwihakana umwana ubwo bivuze ngo no kutamufasha bizamo yego ibi rero iyo twumvise ngo Noheli muhungu wanjye ndakwemera urabizi ko nkwemera naguha oya reka nyisubiremo oya niga ndayibuka jewe naguha uzamutikure nahubwira icyo uzamubenure urabyumva kanyisubiremo Noheli muhungu wanjye batogose ubwonko ubasaze bareke babire gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka ndakwemererega ubundi wowe urategura wowe ubihorere bamoke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nk'icecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure ngiye rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona ari ribuye itameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza ntabwo ari ribuye itameneka ntabwo ari ibuye ritameneka naguha uzamutikure mu yandi magambo ntabwo icyari kigenderewe kuri Noheli na nibishaka kwari ukugira ngo Assia akunde Noheli aho icyari kigenderewe kwari ukugira ngo Assia namenyana na Noheli azamutikure azamushyiraho ubuhehezi bw'ubusambanyi amuce ruhinga nyuma mufate ku ngufu amubenure kwa kundi bavuze ngo rukubenura ariko jewe ntabwo mbyemera kubenura urabyumva neza urumva nyine ibyo akora byose arabenura urumva Beni inyuma hayo niho habenuka igiye kumena ngo nawe azaca inyuma ari we amubenura noneho rero sasa uriya ni umugore wiyubashye ni umugore wubashywe ni umugore ukunda Imana agakunda igihugu cye Imana iramurinze kandi ari mu buntu bw'Imana bari baganiraho na nibishaka Theogene nibura ngo mufata kanya muganire wowe nawe kubijyanye n'ibi ngibi oya pana kuri ibi ngibi ni mu buzima busanzwe na mbere yaho se mbere yuko mutanya kumenya ko ari umutubuzi namubonye inshuro ebyiri muganira nibura mubonaga ari tayari neza nta kibazo afite yewe ubwa mbere aranyihamagara ambwira ngo yongwe ngo yamwemereye umugore ngamuhituro ngo aramubwira ngo namuhituro ngo afite kuri telefone yose yamuke ati namuhaye n'ibihumbi 2500 byanjye nari mfite ati none umugore yamunyimye icyo gihe tuganira kuri telefone hari muri 2023 mu kwezi kwa kane urabyumva neza kwa kane kwa gatanu hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nari maze iminsi mvuye mu murenge rero icyo navuga ni igiki tugaragarije isi n'abanyarwanda muri rusange uwo bitaga umuhanuzi w'igitangaza ko atari umuhanuzi w'Imana ahubwo ari umwesikoro ari umutekamutwe wa Bibiliya waje gutekera abantu umutwe akoresheje Bibiliya yaje yikunkumura kurusha isake ya mu gitondo ibika ibwira abantu uko bukeye wabyumvise neza kuko ntibishoboka ko umuntu nk'uyu umuntu nka nibishaka wihakana umuvandimwe bava mu ndimwe wihakana umugore bararana mu gitanda wihakana abana yabyaye ibyo bintu ntabwo
rwose tubabwiza ukuri nimumukunda muzamukunde ku giti cyanyu muri bamwe nawe abasambanyi n'abatizera bazakunda nibishaka ariko abatari abasambanyi bakaba bizera Imana bakaba bavuga bati Imana ishoboye byose abo ngabo bazayoboka ijambo ry'Imana. None se kuro ko uzwo gutukana bigize icyaha ngo naramuka gututse bambe naramuka kureze iyo dio wumvise ikivuga nyine ndabaza rega naga icyaha gihanishwa ikindi cyaha igikize nago ikosa ri hano rikozozwe irindi kosa icyaha kirimo niki na rega wamututse bwa mbere se sibwa wamututse ibitutu byinshi cyane bisubiremo byumve oya nge nago mbisubiramo nyine bisubiremo nyine rega burya baravuga ngo ngukubise ntumwishyuragira ngo nta maboko ugira wabyumvise neza none se nemere ko ari umuhanuzi ne yamaye ukwezi ko nzaba ntandukanye n'umugore kandi ntabwo twatandukanye turacyari umwaka wa kabiri wicetse yo yabazo byumve none se nemere ko ari umuhanuzi Ezekiel tutarabonye yarasaze nemere ko ari umuhanuzi Justin n'abana be batarapfuye yaravuze ngo bazapfa mu minsi 45 ibyo nabyemerane nemere ko ari umuhanuzi ejo bundi yaragiye kuri Zaburishya ngo hari cyane 3 zigiye gufungwa mu byumweru 2 byararenze urumva wabyumvise neza nemere ko ari umuhanuzi yaravuze ngo hari abantu bangaye bagiye gufungwa ntabo twabonye bo muri YouTube aho bo gufungwa barafunguwe yombi Imana irakwanitse Tojeni wowe Imana yanitse n'ukuri kw'Imana ndabyumva neza ibintu nk'ibi rero ntabwo bikwiriye hari ibintu bidakwiriye hari ibintu bikwiriye abapagani hari ibintu bikwiriye abakozi b'Imana Paulo yaravuze ngo cyera nitwari ubwoko none twahindutse ubwoko kubwo kumenya Kristo Yesu. Muvuryi wabyumvise neza Paulo yaravuze ngo cyera nitwari ubwoko bakiri ba Sawuli ngo ariko none twarahindutse kubwo kumenya Kristo Yesu. Ejo witwa Damura muhamagaye w'Impanuro TV yaramuhamagaye ati nibishaka aya majwi na yawe wayakuye hehe kwa Noheli Noheli waravuze ngo azabenure ngo none se si Imana yamweretse wabyumvise neza none si mwereka bari kumwe wabyumvise neza ngo none se si Imana yamweretse ngo si Imana yamuhishuriye ibi bintu rero ntabwo twabirenzaho uruho rw'amazi ngo tubyihore tubisigirize abantu nibamenye ukuri ntabwo mvuze ibi bintu kugira ngo nsabirize umuntu wari we wese oya nukuri kw'Imana ntawe nsabirije mvuze ibi bintu kugira ngo muhumuke amaso yanyu mumenye ubasengera ninde nibishaka ubasengera Theogene yitwa nde nibishaka ubasengera ubuhamya bwe nubuhe ese ubuhamya bwa nibishaka nubuhe ese nibishaka ibintu nk'ibyo icyo nababwira yose itorera barizwamo iyo bajya kubica bigacika bose baza bavuga ngo sengera ADPR Gasafi ADPR Ntora ADPR runaka kubera iki kubera ko babashumba batari buze kuri kamera bavuga bati ntabwo ari byo umuntu tuzi baza wumve umuntu waje atubwira ko ari umwadeperi neza keri aza aratubwira ko bamutenze ariko azanatengurwa ari hafi gutengurwa uwo niwe muntu twemera waje atubwira ngo ndi umwadeperi abandi bose baza biyitirira bahimba karadeperi ataradeperi kandi bakaza basebya ADPR bakaza bayituka bakaza babica bakaza bahanura ngo barapfuye nk'ubu nibishaka yaravuze ngo Mutesi mu byumweru 2 arabatorotse igihugu gutoroka ubwo n'uguhunga igihugu wabyumvise hari ngari muri Kenya Mutesi yatangaje karwaye n'ubushake bwe yabivugiye kuri kamera Isimbi TV agaragaza ko anarwaye akivuza kuba muvuzaga yapfuye wabyumvise muvurnye atangaza ko ari bwaravururirwa muri Kenya nase ko gutoroka igihugu n'uguhunga nibishaka n'umuntu umenya amakuru ko muvurnye agira umupira w'umweru n'ikintu cy'ikizungu kiri mu gatuza akaba yavuga ati nibishaka ati muvurnye Imana inyeretse umupira ufite ikintu cy'ikizungu mu gatuza Imana inyeretse ugira Chanete uwo musi utayambaye ukavuga ati Chanete ndayifite wabyumvise neza guhanura ibyo bazi ntabwo bahanura ibintu bidahari bahanura ibihari bazi bafitiye amakuru none ko mugiye kujya muducanga twemera duti ibyo mwahanuye ko ari ukuri biravuga ngo uwera gumye yere uwandu yagumye yandure wabyumvise neza so icyo tushyiraho rero akantu ni iki abagore ntabwo bababenura ntabwo ari imodoka iki
akira kamera bivuge kuri oya koro reka dukomeze rata tubanze dusobanura ikintu tubimuzi wa mugani nkuko turimo tubisobanura ubu uyu munsi wa none hari abandi bari buze kuva bati amufashe ku munwa umugata we yawukuraga korode amenya imbehe banza wumve rusasa kagira inkuru kigaro kigeze mu gihe kingana iki aho umuna nta kibazo hanyuma nibishaka afunze uwitwa Nepo Musaraba TV murabizi ko bakoranaga yego akantu kose baragakoranaga Nepo ntabwo yigeze arya nibishaka yaramwerekaga ati dore ikintu cyose nakimwerekaga dashboard akamwereka byose urumva noneho bigeze hagati baba nka Aburahamu na Loti amakuru ya Aburahamu na Loti urayazi mambizo gake Aburahamu yabwiye Loti atumva ro nkubwire mwe muvandimwe mubyara wanjye iyi misozi yose dukikije hakurya ni yacu hakuno ni yacu nujya iburyo ndajya ibumoso nujya ibumoso ndajya iburyo hitamo hamwe nanjye mpitema ahandi wabyumvise nepafasha nibishaka Theogene kugura cano iyo cano bahita bayitiriba ryabera wabyumvise noneho ubwo yafungwaga ubwo yafatwaga agafungwa yego hari telefone Nepo yasigaranye yego bivugwa yuko hari amafaranga yanyuze kuri ya nimero nibishaka kubera ko telefone Nepo wari uyifite kubera ko ngo telefone Nepo wari uyifite kandi ngo Nepo yari afite umubare w'ibanga password Nepo ngo yaje kurya aya mafaranga yaragenewe nibishaka Theogene nibishaka hafunguriwe rero sasa ashaka ibye vuga ati kagira inkuru umuntu wakoze handahari uyu munsi wa none yego uza agaca n'inkoko kimwe iyo gibonye ikindi agaca n'inkoko muraka ezeke agaca n'inkoko urakazi Nepo w'Umusaraba TV yego nani bishaka Theogene ribarya rera yego umwe yabonye undi umwareba nuvuga ngo Nepo ntava mu muhanda kuko Nepo ni umwere nibishaka Theogene rero yabonye Nepo arabebera akajya guca noze guca bebera kandi Nepo ariwe wari amafaranga baza wumve se baza wumve uyu munsi wa none yego nibishaka we yumvaga ko amafaranga Nepo yafashe umwavoka mwabonye ko Nepo ariwe washatse umwavoka umwavoka waramubonye ntiwamubonye naramubonye noneho rero iyo umuntu afunze hari ibintu byo hanze atamenya Nepo niwe washatse umunyamategeko umwunganizi mu by'amategeko kuri nibishaka aramwishyura kandi uyu mwunganizi mu by'ukuri yaburaniye neza uyu mugabo witwa nibishaka cyane ahubwo nibishaka ukuntu ari intumva mwibuke ko umwunganizi mu by'amategeko umucamanza yaramubajije ati metere icurenzaho niki ku mukiriya wawe yavuze ngo ikiri baruhari ibyo simbyibuka ibya nibishaka yatagaje gihe zake waba ubyibuka yaravuze ngo umetere wa nibishaka abamudohoreye bakamurekura ntabwo yakongera gusubira muri social aha yaravuze ngo Madamu Presidente mu gihe mwaba mudohoreye urukiko rwaba rudohoreye nibishaka Theogene akajya hanze akajya gukurikirana uburere bw'abana kuko abana b'abandi biga biwe batiga nkuko yabivuze turabizeza yuko atazongera gusubira muri social media siko yavuze aho ndabyizeye ndabyibuka byo agarutse se aje kuri social media kumusara kunuze kwiriza buri cya yagize atya ati Mutesi ati nahanuye yuko atakemerewe kujya gushaka umugabo ati Mutesi Imana ntikwemereye gushaka umugabo ari we wese buke yagarutse nanone yaje avuga ati Mutesi twakoranye ikiganiro yemera ko ndi umuhanuzi wiwe bityo ibyo navuga byose agomba kubyemera ko ndi umuhanuzi aravuga ati Mutesi umugabo uzamushaka ni umubishopu
kandi uyu mubishop ari hanze y'u Rwanda kandi afite uruhara imbere n'inyuma ati kandi uyu mubishop asa nanjye bivuze ngo yashaka kuba ari umwirongorera ariko se we yari umudiaspora buriya wenda yarateganyaga kuzajyayo yateganyaga kuzajyayo ngo namara kujya yateganyaga kuzajya wenda hanze ngo namara kugera azavuga ati bya bintu by'Imana birasohoye koko dore ndi hanze ni ngewe Imana yakweretse ni ngewe Imana yakweretse hanyuma rero sasa uyu mutipe nibishaka ibyo byaraturenze urumva icyo dusaba abantu barye bari menge mubeshywa ngo murahanurirwa mubeshywa ngo murasengerwa abo bose mujye mubanza mugenzure mumenye uyu muntu ninde ubuhamya bwe nubuhe ese uyu munsi wano ariko mbabaze utubaha umubyeyi we witwa Deperi ko yitwa ngo numwa Deperi utubaha umubyeyi we witwa Deperi yakubaha nde muvunyi wabyumvise umwana utubaha umubyeyi niba atarubashye umubyeyi witwa Deperi agatuka abashumba bo muri Deperi wabyumvise muvunyi wa 5D TV nahori iyo mutaye kamera zanyu mamugiye gukoreba jewe iyo musiza nicaye kuri kamera mwamustinze nzajya mbaswe eni kuvirihe Kuva agiye kuzana nawe n'indi batterie ya kabiri yashize biyaderase hanyuma rusasa urumva umwabyeyi ubuhanuzi n'ibishaka yahanura budashingiye ku itoro rya Deperi kwavuga ko ari umukristo wo mu itoro rya Deperi akaba yaravuze ko umushumba wa Deperi hari igihe kizagera gapfa abana be bakazasoroma ku bibi byase yakoze akaba yaravuze ko umushumba wa batsinda wa Deperi batsinda ari umuntu mubi kwa atazigera yibukirwa ku byiza ibyo ari byo byose umushumba wa Deperi Gasave ko ari umuntu mubi ko Gasave itoro rya Gasave ritazigera rikura ritazigera rijya juru ko ari vumye hari uwo nguwo ni umukristo mu itoro rya Deperi n'umuhanuzi koko ariko urumva hari igihe ibintu birimo kubera muri iryo torero agahita abona ko aho bigana n'ubundi nawe ntaho baze nkubwire yego niba ishaka Theogene uyu ntabwo ari umukristo wa Kristo si n'umupagani kuko umupagani hari abapagani bikorera ibyiza abantu bakanezerwa ahubwo nanjye ubwanjye hagati na hagati y'umupagani n'umukristo ari hirya y'umupagani oya ubu rero yaba yaraguye cyane bikomeye none se ubwo urumva ari hehe gusa umuntu uvuga ngo Noheli muhungu wanjye uzi gutegura ndakwemera mu muteguro wawe naguha uzamubenure da bareke bamoke bareke basakuze bareke babire wabyumvise neza ba cameraman nabo byamajije kwanga ko rogira usoze oya ntabwo ari gusoza niwe usoza ikiganiro oya urumva nago naguca mu ijambo urumva neza so rero igitubye tuvuga ibi tubivuze mu rwego rwo guha agaciro igitsina gore abagore nabo kubahwa abakobwa n'abamama abamama baratubyaye nibo babyara abakuru b'ibihugu nibo babyara abaministiri nibo babyara abagenerali nibo babyara abapolisi bacu nibo babyara abayobozi batandukanye uhereye mu isibo ukagera ku rwego rw'igihugu tubyarwa n'abamama ntabwo abamama bazureke muvuri ntabwo abadamu bababindura ntabwo bababenura ntabwo baba ngo bagira gute ngo uzamubenure uzamutikure so ibyo byose rero ni urukoza soni bitera isoni bikojeje isoni umurimo w'Imana bikojeje isoni abashumba bikojeje isoni n'umubyeyi wabyaye nibishaka Theogene nawe yamukojeje isoni reka ngushimire cyane ko kandi dufaje kugira ngo dukiriringe bino bintu byani bishaka Theogene bitewe n'iriya audio twari twamajiye kumva kandi tuzi neza n'ibintu amaze iminsi arimo kugenda hanura ibyinshi twamaje kwibona byose kari ibinyoma hanyuma twavuze tuti video tukimara kwishyikira reka twegere umukozi w'Imana niyo nzima Jean Claude Imana ifite pièce kugira ngo udufashe kuza kwisesengura ko ndagushimiye cyane wakoze cyane Imana ibaha umugisha abo kumva bumvise ufite ugutwi niyumve icyo umwuka bwira itorero ufite amatwi apfuye ntabwo azigera yumva ariko ndifuza ko mwese mwumva mugasobanukirwa n'ibishaka Theogene na Noheli wiwe mumenya barimo uhereye umunsi rwose umubyeyi mama pasteri uwanya na Assia tekana
tuza urarinzwe n'Imana urinzwe n'igihugu umutekano wawe urarinzwe aba bavuga ngo bakubenure ntabwo tuzi niba bari kuzagushimuta bakakubenura nkuko babenura puberi ariko menya ngo urarinzwe umutekano wawe igihugu cy'u Rwanda kiri maso. Yes, reka dushimire cyane abakameramani baba badufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe